Kristo akozwe abavandimwe kuri iyi tariki 29 z'ukwezi kwa cumi i Roma muri Vatikani harangiye icyiciro cya mbere cy'iyi sinodi ngo kuri sinodality ngo sinodi muzi icyo bisobanura nyine kugendera hamwe, kwambukira hamwe, kubana ku buryo bumwe. Noneho iyo rikaba ari sinodi ngo igomba kwibaza ku buryo tugomba kubana muri kiliziya ku buryo bumwe. Mbigarutseho rero ariko se nayo njyenyine kubera ko ari ibibazo abantu benshi bagumya kutubaza batese iyi sinodi ko yanga ikaba sinodi bigenze bite, bimeze biti byayo. Gusa abantu bibarirwa cyane kuko sinodi zose uyu mupapa Francisco yakoze zagiye zisa nk'iziteza ibibazo, ariko ntabwo ndi buzisigarukeho kuko nta n'igihe cyinshi mfite, ahubwo byaba wenda iby'ikindi gihe tukazabiganiraho tureba buri sinodi ibibazo yateje n'uburyo yagiye irangira. Sinodi rero reka nongere mbibutse ko ntabwo ari Kiliziya Gatolika yonyine ijya ibikora, ahubwo sinodi tuyisanga mu makiliziya yose. Muri Kiliziya Gatolika nyine sinodi nanone kera yagiye yitiranwa na konsili cyangwa se igafata amazina yombi, ari uguhera ku bwa Papa Paul wa gatandatu 1969 ngira ngo niyo washyizeho ikintu cyiswe sinodi y'abepiskopi. Umurimo wayo ikaba atari uwo gufata ibyemezo. Sinodi y'abepiskopi ni inama ngishwanama ya Papa yaba igizwe n'abepiskopi bonyine kugira ngo ku kibazo cyangwa kiriya bashobore kubiganiraho babe bafata nyine umwanzuro, ariko mu by'ukuri bagamije gushishikaza abakristo ku ngingo iyi cyangwa iriya y'ukwemera, batagamije guhindura. Ni ugushishikaza bagendeye ku byemezo cyangwa se ku nama ya Vatikani ya kabiri. Noneho bakareba batese ku ngingo iyi cyangwa iriya iteje ikibazo muri kiliziya twayivugaho iki, twakwibutsa iki, twashishikaza iki. Noneho ikarangira Papa afashe umwanya agahera ku byo abo bajyanama bamugiriyeho inama, noneho akandika ibaruwa yo gushishikaza imbaga y'Imana ku buryo cyangwa buri igomba kwitwara. Ubundi sinodi nta gahunda na nto yagombye kugira yo gufata icyemezo cyo buri kihindura na kimwe mu byemejwe n'inama nkuru za kiliziya, konsili, cyangwa se biri mu mategeko ya kiliziya, droit canonique. Ubundi ni uko nguko nyine sinodi izwi, ni uko sinodi yagenwe, nicyo ibereyeho. Niyo mpamvu bitagombye gutera ubwoba birenze urugero, dukurikije nyine uko kuntu tumaze kubabwira sinodi n'iki ikora n'iki ishinzwe. Ari uko nabinyuzemo n'abaporoso bagira sinodi yabo, n'abametodisi bakagira sinodi yabo, ariko izo sinodi akenshi bo kubera ko batagira Papa ziba ari inama zo gufatiramo ibyemezo bya kiliziya yose. Ese niho iyi sinode turimo dukora ubu ngubu igana? Aho ngaho nta mwanzuro nabaha, nta n'undi wawubaha. Mberetse kuvugana n'umwepiskopi twari twahuriye ahantu mu nama, noneho tubiganiraho arambwira tumva natwe ntabwo tuzi iyo biri kugana cyane. Icyo tuzi ni uko nta mwanzuro ushobora gufatwa na Papa n'inama ngishwanama bidaciye ku bepiskopi bose. Ubwo rero muvangwa n'umwepiskopi abenshi bari kuvuga ati ese ibi ngibi biragana he, bimeze biti? Rero kugira ngo twibaze kuri iyi sinode, kuki rero iyi sinode iri kuba sinode? Icya mbere ni ukubera ibibazo iri kwiga. Nta kibazo na kimwe gifatika bavuga ngo iyi sinode igamije kwiga iki cyangwa kiriya, ahubwo ni ukwiga muri rusange nguko abakristo tugomba kugendera hamwe. Nyamara hakaba hari ibibazo bikunze gusohoka cyane bikazamo bikaba byateza n'akavuyo. Icya mbere ni imigisha cyangwa se gusezeranya abana bahuje ibitsina, bita abatinganyi mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu, n'uburyo hagomba gufatwa ibyo byiciro by'abo ngabo bose bari mu bintu bidasanzwe, abafite ibitsina bibiri, abahinduje ibitsina byabo, abigize abagabo, abigize abagore, ibyo byose iyo mvange yitwa ngo LGBTQ
bari kwibaza batese abo bantu bamera bati. Noneho kubera ko harimo akavuyo kenshi, buri bantu bagafata imyanzuro bashaka bati buriya papa yabyemeye, buriya iki n'iki, ugasanga hari ikibazo, ariko wongeye kubabwira impamvu bikunze guteza icyo kibazo nyine. Impamvu ni nyinshi, ariko impamvu ya mbere ikunze kuvugwa n'abahanga nyine kino gihe muri kiliziya, abenshi muri bo batari bose, ni uko hari ikibazo cy'ukuntu papa Francisco yatowe, agatorwa asimbuye papa Benedicto wa 16, bavuga ko yeguye, abandi bati ntabwo yeguye ahubwo yaregujwe, abandi bati yaraduhemukiye yataye kiliziya mu nama kubona asezera mu bihe yari agikenewe cyane, abandi bati nta kundi yari kubigenza, y'amaboko yawe aboshye ntacyo ushobora gukora. Yaboshywe na bande rero, iki ni cyo twagarukaho ubutaha, ariko rero mumenye kubwe mu mpamvu ituma abantu benshi bibaza ku bibi bya sinodi n'ibindi, ni ukuvuga ngo uriya papa yatowe ate, ese ubwo ahubwo yaratowe, n'abandi bakajya kureba ati ariko se ubwo ni na papa nyine. Abavuga bibazaho niba ari papa bafite ibintu bagenderaho, ariko ngira ngo ni ukubera uburyo twari tumenyereye papa uwo ari we. Abenshi muri twe twabanye na papa Yohani Pawulo wa kabiri, tukabona uburyo ashyira mu bikorwa iyi nteruro ya Kristo. Mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 22 ni nawo umurimo wa papa mu by'ukuri. Umurimo wa papa tuwusanga muri 31-32 wo kwa Luka umutwe wa 22. Yezu abwira Simoni ati Simoni, Simoni, dore Sekibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka, nawe rero numara kwisubiraho uzakomeze abavandimwe bawe. Umurimo wa Petero ni uwo gukomera mu kwemera, kuko asabirwa na Kristo ubwe, noneho kugira ngo azakomeze n'abandi mu kwemera, ari uko nawe ubwe yamaze kwisubiraho. Nicyo rero icyo Yohani Pawulo wa kabiri yakora, kwari ugukomeza abavandimwe mu kwemera, bagasura isi yose tubwira ati nyaburi mwibuke icyo Kristo yavuze, mwibuke ibyo amasezerano Imana yakoranye n'abantu, mwibuke ko muyobowe na Roho Mutagatifu, mwibuke amategeko y'Imana, mwibuke amasakaramentu n'agaciro k'amasakaramentu mwahawe. Agaca ku isi hose, ari ibintu agenda akora. No mu Rwanda yajeyo mu 1990, ndetse mu kwerekana agaciro k'amasakaramentu atanga ubusaserdoti, akora n'amasakaramentu yo gushyingirwa, kuko yibutsaga abantu akamaro nyine k'umuryango. Papa Benedicto wa 16 we nk'umuhanga muri teolojiya, akaba umuntu w'umukristo cyane, akaba umuntu w'umunyabwenge cyane budasanzwe, nicyo yakoze ni ukurushaho guhora acukumbura, atwibutsa, adushishikariza kumenya icyo Yezu Kristo yakoze, ariko bigakomera cyane cyane muri uwo murongo w'uruhererekane rwa kiliziya. Tukaba rero tumenyereye ko papa ari umuntu ufite imvugo ivuga ngo yego ni yego, oya ni oya, ariko mu murongo w'icyo Kristo yavuze, no mu murongo uwo icyo kiliziya yigishije guhera mu myaka, akaba hashize imyaka 2000, imvugo ya kiliziya ari ukuvuga ngo nyabune Kristo nticyabwira, Roho w'Imana nticyabwira, nyabune ni uko mugomba kwitwara nk'abakristo. Kubera kumenyera iyo mikwerere ya papa cyangwa ya papa, muri iki gihe kuri papa dufite abantu benshi bibaza ku mikorere ye, imyitwarire ye mu bihe bimwe na bimwe. Ariko hari intero yigeze avuga mu cyesipanyol avuga ngo soy furbo, avuga ngo ngerega ngo naho mwaturika mu gatondo hari ukuntu ndakaryarya. Ubise mu Kinyarwanda nuko babivuga, avuga ngo nzi ubwenge ntabwo mwampa kuntwara aho mubonye. Iryo jambo rero yavuze aha niryo risobanura impamvu asa nk'ukora kwa kundi uruvu rugenda rugakubita ikirenge ahantu, rukarembura amaso, rukareba icyo abantu bari buye, cyangwa kumva niba uri ukandagira hakomeye gahoro gahoro, babona hakomeye rukabona kuzamura ukundi kuguru gutyo gutyo kugeza rugeze ku cyo rwifuza. Iyo mikorere y'uruvu rero niyo abantu benshi muri abo bahanga bagumye kuvuga batari ko harimo ikibazo cy'uko afite ukuntu papa dufite uyu nguyu ata nk'utera akabuye,
akareba uburyo abantu bitwara, cyane cyane abari mu buyobozi bwa kiliziya, yabona byakomeza agakomeza kugeza ku mwanzuro. Nko muri bino bihugu bafite nka bya bindi byo kuvuga ngo abantu aba bana batarasezeranye mu kiliziya, umugabo n'umugore babana wenda kubera impamvu zinyuranye bakaba badashobora gusezerana kubera ko wenda uwa mbere batandukanye akiriho, cyangwa kubera ko badafite impamvu zihagije kugira ngo batandukane. Byatangiye bisa nk'ibi ikibazo muri ya sinodi yakoze yo ku muryango, ariko byaje kurangira avuga ati mujye murabulika ukwayo, buri mese murebe, ntimufate muri rusange, murebe buri rugo ku kibazo rufite, niba ngombwa ibibazo mubikemure. Niba bimeze bityo rero, bamwe bahise bavuga bati mureke n'aba bana batarasezeranye bajye bihagirwa kubera ko na papa yarabyemeye. Bivuga ngo yarabyemeye ntiyabyemeye, nicyo gisubizo kimeze gityo gituma rero abihuta cyane bahita babyemeza, abandi bakavuga bati ntabyo yemeye, nyabone ntimumubwire ibyo atavuze. Urumva iyo mikorere tuyisanga nyine kwa kundi yagiye Fatima akavuga ati ngewe Bikira Mariya ubonekera abantu nahitamo Bikira Mariya wo muri Bibiliya. None se Fatima se papa se arabishidikanya, kikaba kibaye ikibazo. Imikorere murabyibuka igihe azana cya kigirwamana cyo muri Amerika Latine cyitwa Pachamama akayigeza muri Vatikani, abantu bakavuga bati na shitani yagezeyo. Iyo mikorere nk'iyo ngiyo yashaka kwerekana ko abo bantu batuye muri za Amazonia, hariya hari ishyamba rinini cyane rimeze nk'iryo muri Congo, ko abo bantu bafite ukuntu basenga Imana Ise wa Yezu Kristo, ariko bakajyana n'ukuntu kubera ukunda ubutaka bwabo bafite Pachamama, ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'ubutaka. Noneho wavuga uti ese yagomba kugitwara muri Vatikani n'abantu bagatambagira bagapfukama bakagira bate? Aho niho abahakanye bahise bavuga bati ntimubona papa ari gusenga ikigirwamana, ati dore n'ababikira n'abafurere bose bapfukanye bagereje impanga ku butaka imbere y'ikigirwamana. Ibyo nabyo bikaba nyine ikindi kibazo, iyo mikorere. Noneho yumvise ndabyamaganye cyane, asa nk'ubishyira ku ruhande. Igihe aza muri Canada naho habuze ukuntu yagiye gusengana n'abakomoka muri hariya madini ya Gihanga, nabyo bisa nk'ibitera ibibazo. Tugomba gusobanura ko mu by'ukuri ikintu yakoze ari ukwiyusuye umuntu nyine ukamusanga iwe, imico ye mu by'ukuri utagombye guhita uyijugunya yose. Noneho rero muri iyi sinode hakunze kuvuga cyane cyane ibi ngibi nyine ngo by'abana bahuje ibitsina. Ese bagomba guhabwa umugisha? Ese ntibagomba guhabwa umugisha? Ese bagomba guhabwa isakaramentu? Mu byumvikana nta na kimwe bagomba guhabwa iyo ngyo, kubera ko uretse n'amategeko y'Imana bibuza nayo Bibiliya ivuga ko rwose ahubwo ari urukozasoni, bikaba biteye n'agahinda. Ariko noneho n'icyo bikubuza gusambana, ntuzasambane. Niba rero n'abasanzwe umugabo n'umugore babana batarasezeranye, cyangwa se abantu bajya mu busambanyi, cyangwa se kugira abandi bagore, nabo ubwabo bazi ko ari ibyaha badashobora guhazwa no kujya kwirirwa basaba ayo masakaramentu. Noneho byagenda bite rero kuri ba bandi noneho babana ku buryo Bibiliya yita ko ari urukozasoni, ari agahomamunwa, ari abomination, ni ukuvuga ngo ni ibintu by'urukozasoni, ibiterashozi. Noneho bakavuga bati ntabwo byo byashoboka. Ariko wajya kureba ukabona mu Budage habaye sinode, mu gice kinini bashyiraho na gahunda yo kujya babaha umugisha. Papa ntiyabirwanya, abo ngabo bagombaga no kubacira urubanza rwose bagahagarika abo ngabo babyemeje. Hamwe na hamwe mu Bubiligi hari urupapuro rw'amasezerano basomera imbere y'abo bantu, babwira bati muhawe umugisha. Ntabwo ari isakaramentu, ariko ni umugisha. None se abo bantu niba bari mu cyaha, uwo mugisha uvuze iki? Kuko umugisha ni ukuvuga ngo n'Imana ibyo uri gukora irabyemera. Niyo mpamvu mu bubasha nahawe nanjye mbyemeje mbiha umugisha. Noneho niba n'Imana ivuga ko iyo bintu ari ibyaha, uwo mugisha se wafatira? Ariko hari ingero nyine zisa nk'izishobora gushukana, kuko iyo ugiye mu Bangirikani ibyo bintu abenshi barabyemeye. Wajya mu moko amwe n'amwe y'Abaporoso ba kera ukabona barabyemeye. Nuko avuga uti bagendera kuri ihe tegeko, bagendera kuri ihe Bibiliya se, bagendera kuri ihe jambo ry'Imana.
ntabyo babona, ariko ni ukuvuga ngo niho ibihe bigeze. Vuga rero gufata ijambo ry'Imana ukarihindura kugira ngo abe ariryo ryumvira ibihe tugezemo, aho kugira ngo iryo jambo ry'Imana abe ariryo rituyobora. Birumvikana ko mu byumvikana ntabwo ibyo bintu byashobora kwemerwa duciye nyine mu myumvire iciye mu kuri. Ariko nyamara muri icyo gihe muri Vatikani harimo sinode ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10, Papa Francisco yakiriye umugore witwa Janine Gramick. Janine Gramick ni umubikira wo muri Amerika, ubu ngubu afite imyaka 81. Mu 1999 inama ya Kiliziya ishinzwe ukwemera yayoboraga na Kardinale Joseph Ratzinger waje kuba Papa Benedicto wa 16, yari yarahagaritse uwo mubikira, uwo mugore nyine wari warashinze ishyirahamwe cyangwa se umuryango ngo wo kwigisha inzira nshya, ngo New Ways Ministries, inzira nshya yo gukora ubutumwa. Muri iyo nzira nshya rero we yarwanaga cyane cyane kuri abo ngabo baba homosexuelle, y'abakina baki bose, agumya kwerekana. Yarabishiganye n'umupadiri, umupadiri yarapfuye, ariko yapfuye nawe atagikora kubera ko icyo gihe yarahagaritswe nyine. Ariko uwo mubikira warakomeza agumya gukora nyine ibyo ngibyo. Ejo bundi rero kuri itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10, Papa Francisco amwakira muri Vatikani ari kumwe n'inama nkuru ye y'uwo muryango yashinze wo gukora ubutumwa muri abo ngabo bitwa aba homosexuelle n'abandi bose, ya matsinda yose. None ukavuga uti uyu mugore yahagaritswe n'uwo yasimbuye, none bigeze ahantu we aramwakiriye. No mu kiganiro bagiranye, uwo mugore yamaze gusohoka muri Vatikani aravuga ati mu isaha rwose twamaranye, ikintu nashimye cyane ni uko papa yiteguye guha umugisha aba bana bahuje ibitsina. Ugategereza ko azayibeshyuza ugaheba, cyakora uwo nguwo agataha bivuze, kandi yabivuze nyine bandi baravuga bati ibyo nibyo. Nigeze baza umupadiri w'umuyezuwiti, se umupadiri w'umuyezuwiti biriya bintu bimeze bite? Uko tuzi ko nta padiri ufite ari umuyezuwiti, cyane cyane ko hari abantu nyine baba bashidikanywaho cyane cyane mu buryo bw'imyitwarire yabo, barimo abapadiri hamwe n'abayezuwiti n'ubu ngubu bari muri iyo sinode. Noneho uriya muntu bimeze bite kuko uriya muntu ahabwa ijambo agahabwa agaciro? Bitewe n'aho igihe kigeze n'aho isi igeze, bariya abantu ugomba kubatumira kugira ngo ugire amahoro. Ariko hari n'ikindi, bariya abantu bafite n'amafaranga menshi. Ishyirahamwe ry'uyu mubikira uyu nguyu Janine Gramick ngo rifite amafaranga n'ijambo itasimbuka. Ese iyo bishobora kuba impamvu yo kwakirwa? Ntabwo mbizi ko mu bigaragara byo papa wacu ntagaragara nk'ukunda amafaranga cyane. Ariko murumva ko iyo kintu, iyo myitwarire ishobora gutuma abantu baba mu kavuyo cyangwa bakaba mu rujijo. Kardinali wo muri diyosezi ya Milano mu majyaruguru y'Ubutaliyani, nako Kardinali Archiepiscopi kuko n'umwepiskopi waho, ubundi yari intebe y'abakardinali nyine, ariko we ntabwo yabuhawe. Yigeze bamubaje rero, yigeze avuga ati nta uzi icyo abayezuwiti batekereza, nta n'uwamenya impamvu papa akora kuriya. Wenda wabyita urwenya, ariko ukuri kurimo ni uko nibyo cyangwa si byo twari tumenyereye kwa papa babanje, we asa nk'ugenda dukira mu kintu cyakuba nk'urujijo. Navuga rero ko muri iyi sinodi hari ibibazo byagiye byitumiriza bigahabwa n'ijambo cyane, atari nabyo biri kwigwaho, ariko kubera ko nta cyemezo cyafashwe gifatika, bigatuma ahubwo bigumya gusa nk'ibigarukirana. Abanyamakuru byo nibyo bibonera, kubera ko bisa nk'ibiri mu gihirahiro. Mu gihe banze kwiga ibintu by'abana bahuje ibitsina, abana batarasezeranye, hari ngo abagore mu bapadiri, ni ukuvuga gushaka kw'abapadiri cyangwa se guha abagore ubusaseridoti. Ibyo byose rero bikivangavanga bigatuma abantu basa nk'abari mu rujijo. Uyu munsi rero igice cya mbere cy'iyo sinode ngo cyashojwe, ngo ni igihe cyo kubizirikanaho imyanzuro bafashe.
hari ibyo namaze gusoma nkabona nabyo bidasobanutse cyane, ngo bikazasuzwa neza umwaka utaha mu gihe nk'iki ngiki. Noneho wajya kureba ukabona nyine birasa nk'ibiguma mu rujijo, nk'ibituma abantu benshi bibaza. Nanone abamurwanya cyane, urabizi ko muri kiliziya ubu ngubu hari abantu, amatsinda aremereye, harimo n'abepiskopi bamwe na bamwe, harimo n'abakaridinari. Ejo bundi mwumvise ba bandi ba karidinari 5 banditse ibitekerezo byabo bafite bidasanzwe kuri iyi sinode. Amazina yabo arazwi, hari Walter Bramire, hakaba Remo Burke, hakaba Juan Sandoval Iñiguez, hakaba na Robert Sara w'umunyafurika, hakaba na Joseph Zene uwo mukaridinari nyine wo mu Bushinwa. Abo rero banditse bavuga bati twe dufite ibibazo kuri iyi sinode ko turi kubona irasa nk'iri guhindura kiliziya. Kubera iki? Kubera amagambo bumwe bakoreshwamo n'amagambo revolution. Revolution bivuga impinduramatwara. Revolution kugira ngo iba henshi igomba kumena amaraso. Ntabwo ati iyo revolution ni bwoko ki? Ivanjiri yari igomba kugenda ihindura imico y'abantu guhera kuri Kristo no mu byo kiliziya twigisha, nabyo bije bimeze biti. Icyakora rero abantu nk'abo ngabo bazi ibibazo, afite uburyo biri bwo gukora. Ashobora kubacecekesha akanabata hanze rwose. Ngira ngo mwese muribuka wundi wahoze ari umunyamabanga wa Papa muri 16, uriya Musenyeri Georg Genswein. Genswein yari archevêque muri Vatikani. Ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi, Papa Francisco amwohereza iwabo muri diyosezi ye, nta butumwa bundi amuhaye, ngo atigende ujye kuruhuka, kuko yari amaze kugaragaza ko mu gihe Papa Benedicto yari akiriho hari byinshi batumvikanagaho na mugenzi we, abishyira mu gitabo. Amaze kubyandika urumva rero ntabwo byashimishije Papa uriho, ahitamo kumukuraho, anamwohereza nyine muri diyosezi ye akomokamo. Muri ibyo batari barumvikanyeho, hari na bya bindi nyine by'uko abasore bagomba gushaka abagore. Noneho yamaze gutangira kugenda atera icyumvirizo ngo icyo abantu babitekerezaho, abonye bidasohotse neza, nako Papa Benedicto wa 16 afatanyije na Kardinali Robert Sara bandika igitabo kigaragaza agaciro k'ubusaserdoti muri kiliziya n'akamaro ko kwiyegurira Imana kugira ngo ushobore kwitangira imbaga y'abandi nta mizigo yindi kuzitiye. Amaze kubyandika rero bisa nk'ibimukoma mu nkokora, hagati aho bimera bityo bavuga ese yarabyemeye yarabihakanye, gusa biri aho ngaho birahagaze nyine bimeze bityo. Rero hari abapadiri bamwe na bamwe turabafite cyane cyane mu Butaliyani, muri Amerika, bakunze kugaragaza ko Papa w'ingwe atari na Papa rwose. Birumvikana ko abo ngabo batabyemera, bo mu gikurikiraho kindi ni ukubahagarika, kuko nyine ibyo niko amategeko ya kiliziya avuga. Niba hari umuntu utemera ko Papa ari Papa, uwo nguwo nyine ni ukuvuga ko abatakiri muri kiliziya gatolika. Ariko ni ukuvuga ngo ubu ngubu biri guteza akavuyo kadasanzwe, kubera ko abo basaserdoti bavuga ko bahagaritswe bagumya bagakora, kandi bakaba bafite imbaga y'abakristo bakurikira, ku buryo uvuga uti ibintu bizahagarara bigenze biti. Noneho aba bakaridinari 5 bandikiye baravuga ati dufite ikibazo, ko dufite ubwoba ko iyi sinode uri gukoresha ishobora kuzarangira kiliziya icitsemo ibice byinshi. Birumvikana ko ntabwo ari ibibazo byoroshye muri kino gihe aho kiliziya iri, cyane cyane ko kubera itangazamakuru ryamaze kwamamara cyane akantu kabe muri Vatikani bucya kakwiriye munsi hose. Noneho barya abanyamadini bakabonye urwaho, bakarushaho no kubisimbukira, reka sinakubeshya. Ese muri ibi ngibi umukristo yakwitwara ati? Ndavuga mpereye kuri wa mwepiskopi twaganiriye, yarambwiye ati uburyo mugomba kwitwara ni ubu. Icya mbere ni ukwiyibutsa ko kiliziya ari iya Kristo, iyobowe na Roho Mutagatifu. Ntabwo rero ashobora kwibeshya Roho w'Imana. Isi ubwa mbere muri kiliziya habaye ibibazo,
hari nubwo twibwira wenda ko byarangiye, ariko roho w'Imana niwe uyoboye kiliziya, kandi muhumure azagumya kuyiyobora, n'aya mayira abiri turimo kiliziya izayavamo. Yambwiye ikintu gikomeye, anyibutsa atari wibagiwe ko muri kiliziya habayemo abatari abapapa bageze kuri 40, abitwa les antipape, abigiraga abapapa atari bo. Ati bageze kuri 40. Yongeraho ati nuvuga ngo dufite abapapa 666, kuri buri bapapa 8 nibura haba harimo antikristo, haba harimo antipape, haba harimo umwe nyamurwanya. Amurumva niba hari abamaraga iminsi mike, hari abamaze imyaka, hari abagiyeho bukeye bakikuraho, hari n'abirukanwe rwose n'abandi nka babandi Mutagatifu Gatarina w'i Siena na Mutagatifu Brigitte bagiye kubwira ati muve ku ntebe ya Petero si iyanyu. Ba muri kiliziya habayeho igihe habaho abapapa batari abapapa, ariko ntabwo bireba twebwe nk'abakristo cyangwa nkatwe kwemeza ko yari papa cyangwa ko atari papa. Ibyo bizareba abanyamategeko, bizareba ababishinzwe, ariko hagatanga inshingano ya mbere ni ugusenga dusabira kiliziya kugira ngo nabo bari muri sinode n'abayivuyemo n'abandi bazagumya kuyivurugutamo bose bareke Roho Mutagatifu abayobore, ariko abe Roho Mutagatifu ukomoka ku Mana. Ikindi rero ni ugusabira uyu papa dufite. Tumaze kumva umurimo wa papa, gukomera mu kwemera kugira ngo akomeze abandi mu kwemera. Rero biteje akavuyo bigatuma abakristo batamenya aho bahagaze, kiba ari ikibazo kiremereye. Kumusabira kugira ngo agumye kwirekura Roho Mutagatifu amuyobore. Icyanyuma no kwibutsa ko imbaraga za kiliziya ziri mu bakristo basenga. Aho kujya mu mpaka rero, aho kujya mu kwivumbura, aho kujya gutera hejuru, aho kuza gutura ibibazo abasaseridoti, aho gutangira gutekereza ko shitani yari iri kuyobora, ko ahubwo abantu bagomba kwishyira ku ruhande, bikaba byiza kuvuga ngo dufate umwanya wo gusenga dusabire ikizaho dushishikaye kugira ngo Roho w'Imana agumye kuyobora. Ikindi tugomba gusaba Imana dukomeje ni ugusaba Imana kugira ngo abagenga b'isi y'umwijima bataza no kugenga na kiliziya. Abagenga b'isi y'umwijima kino gihe bakoreshwa n'ibiki? Hari ibyo nyine byita ngo ingengabitekerezo ziganje, by'abana bahuje ibitsina, ibyo gutekereza kuri ibingo by'isi ngo ekoloji, isi iri gushyuha, ibyo gutekereza ku mpunzi zo hirya no hino ku isi. Noneho ukabona hari ibitekerezo byiganje bikatubuza gutekereza ko Imana ari iyoboye isi. Ibitekerezo byiganje bigenda biteza ubwoba mu mitima y'abantu. Niba tuyobowe na Roho Mutagatifu, twemere ko Imana ari iyoboye, nitubyemera, uwemera ko Imana iyoboye isi yubaha n'ibyaremwe n'Imana. Ariko nujya kugendera ku mitekerereze y'ab'isi gusa ngo reka twubahe ibyaremwe by'isi, ahubwo uzabona bipfa kurushaho, kubera ko Imana niyo mugenga. Ibyo rero tubisabe dukomeje. Ikiganiro nkoze ndabizi ko ari ikiganiro kiremereye, ariko ni ukugira ngo nshyire abakristo benshi cyangwa se abenshi bibaza mu cyerekezo no mu gitekerezo cy'impamvu akavuyo kose gatangira cyangwa akavuyo kose kariho muri kiliziya. Wenda nzabigarukaho ku buryo burambuye, cyane cyane kuri biriya bavuga batese papa wo ko yaratowe, cyane cyane kuri biriya bagumya kuvuga kuri aba bana bahuje ibitsina, cyane cyane kuri ibi ngibi bagumye kuvuga batese kiliziya iracyayobowe na Roho Mutagatifu cyangwa yabaye ibigirwamana. Nongeye kubisubiramo, imbaraga za kiliziya ziri mu bakristo kuko twese twahawe Roho Mutagatifu. Baravugaga mu gihe cya kera ngo vox populi vox dei, ijwi rya rubanda niryo jwi ry'Imana. Imana yari dukomeze gusoza ukwezi kwa Bikira Mariya, turagana ku munsi w'abatagatifu bose n'abatagatifu b'Imana, abe muri kiliziya cyane cyane abapapa bageze mu ijuru, bagumye gusabira mugenzi wabo no gusabira kiliziya yose kugira ngo Roho w'Imana ayiyobore. Imana ibaho umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.